Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu kandi tubashimira uyu mwanya wanyu mufata kugira ngo tuganire, kugira ngo twungurane, kugira ngo twubakane, kugira ngo dutyazanye. Imana ibahe umugisha. Reka tutangire dusenga ubundi tuganire. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru ko ari wowe uduhaye umwanya, kuko ni wowe uturinda, ni wowe utuyobora, kandi kuba turiho kugira uba duhumeka, kuba tugenda, kuba twumva, kuba tubasha kuvuga, ibyo byose bikemera n'ubuntu bwawe uhabwa icyubahiro. Aka kanya rero turakaguhaye Mana, ngo ntaba ari twe izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi turakwemerera umwuka wera w'Imana kugira ngo ube hagati muri twe, ntaba ari twe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyo tugiye kuvuga byose byo kungura ubwoko bw'Imana, byo kububaka. Niyo mpamvu nsabye umwuka wera ngo anyenspire, ampe ubwenge, ampe ibitekerezo, anyungure kugira ngo nanjye mbashe kungura ubwoko bw'Imana. Urakoze mwuka wera kuri kumwe natwe, kandi bibe byose byo guhesha Data icyubahiro. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira, tumaze igihe tuganira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo mbahe ubuhamya gatoya, kuko turaganira, twabonanye tuganira, ariko nta buhamya kenshi mu ntara zakavuga ubutumwa ariko ntavuga ubuhamya. Ndagira ngo mbahe ubuhamya gakeya, mumenye uwo ndi we, wo tuganira, uwo mujya muganira kenshi kuri la chaîne ya YouTube Urugero Ukinguye TV. Nitwa Catherine Mutiganda. Navukiye mu Rwanda ahantu hitwaga Intongo, ariko ubu ni Kinazi y'ubu, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Ruhango. Ndumva ari ibyo ngibyo mbasha kwibuka. Nizeye amashuri abanza ahitwa i Nyarugenge, niga segonderi ku bigo byinshi bitandukanye, na primaire nayize ku bigo byinshi bitandukanye, ariko reka mvuga icyo cy'i Nyarugenge. Ubwo segonderi nayize, bansinze ikizamini cya leta, banyohereje muri lycée de Kigali, ngiye kwiga biochimie, ariko nza kwimukira i Nyamasheke. Niba hari abantu b'i Nyamasheke turabasuhuje mu izina rya Yesu. Njya kwiga mu kigo cy'ababikira i Nyamasheke, naho niga biochimie. Ubwo hari muri 91 ngira ngo. Nuko nza gukomereza, nyuma naje kurangiriza i Nyanza muri Saint Emmanuel. Niho narangije segondere, kubwo natangiriye muri biochimie ndangiriza muri normal primaire. Ubwo ndagira ngo mbabwire iby'urugendo rwanjye rw'agakiza, mbese ibyerekeranye n'amashuri nayo ngayo. Urw'agakiza, ndibuka ko nigaga primaire ku kigo cy'abaporo, abangirikani ngira ngo. Mu gitondo rero, mbere uko dutangira amasomo, twajyaga mu rusengero tukaririmba nk'indirimbo, pastor akadusengera, nuko tugakomeza mu mashuri. Nkibuka ko kuwa gatatu twarangizaga amasomo hakiri kare, tukajya mu rusengero mbere uko dutaha. Icyo gihe bwo twafataga akanya gahagije nk'iminota 30 cyangwa nk'isaha, bakatwigisha ijambo ry'Imana. Mbese nakuze numva ari ibintu bisanzwe ko umuntu ajya mu rusengero, ko umuntu asenga, ko umuntu aririmba, ko umuntu batwigisha ko umuntu agiye kuryama asenga, yaba abyutse agasenga, nkurira mbese muri iyo muvoma ya gikristo. Ubwo ndibuka ko nkiri muto cyane, niga primaire, kubera ko bavuga ngo umuntu arasenga, najyaga nsengera ibizamini. Namenyaga baratubwiraga bati igihe n'iki muzakora ibizamini, nkasenga nkavuga nti Mana uzamfashe nzagera amanota meza bizakunde. Nkajya kubona nkabona birakunze ko kongeza amanota meza, nkaba mu ba hafi, bigenda neza. Nyubigezaho ngiye kurangiza primaire, umuvandimwe yaraje arambwira ati, ubwo nibwo abapantekote mbese bari batangiye kuza mu karere twari dutuyemo. Noneho hari umuvandimwe wanjye waba mu pantekote mbere y'abandi, mbere yacu twese. Arambwira ati, twebwe dufite Imana ikora ibitangaza, dufite Imana ikora, iyo uyisabye iraguha. Ndavuga noneho ku icyifuzo cyanjye cyari ukuziga amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye muri ako karere ntago ko byabonaga umugabo bigasiba undi, niba ariko bavuga mu Kinyarwanda. Ubwo rero nasenze Imana, ndavuga nti Mana numfasha ngatsinda nkajya mu mashuri yisumbuye, nta kindi rwose mu isi numva nzaba nifuza kindi. Ubwo
nkajya nsenga, uko ngiye kuryama nkabisengera, uko mbitekereje nkabisengera, nkavuga Mana iki kintu nukinkorera uzaba umpaye ibyo nifuza byose. Kubw'igitangaza rero naje gutsinda, ubwo njya mu mashuri yisumbuye, njya aho muri lycée de Kigali, nyuma njya i Nyamasheke. Aho ngaho niho mbese navuga urugendo rwanjye rw'agakiza rwatangiriye mu buryo bufatika. Nibyo najyaga njya gusenga, abo twari duturanye tukajyana gusenga, tukajya muri korali tukaririmba tukagera gute, ariko numva ko ariho mbese numvise ko noneho niyangaje, nkavuga ni Imana nanjye impaye icyo nayisabye, nanjye ngiye kwitura kwikorera. Ngo rero natangiye kujya dusenga. Icyo gihe kubera ko cyari ikigo cy'abakatolike, abaporoso bose twasengeraga hamwe, none abakatolika nabo bakajya gusengera ukwabo. Ubwo rero nibwo mu gitondo twabyukaga tukajya dusenga, iminsi imwe baduhaga yo gusenga, ariko njye nkashyiraho umwihariko wo kubyuka nijoro nkajya gusengera muri toilette. Niho hantu honyine hashobokaga, kuko twararaga muri dortoir nini turimo abantu benshi, nta handi hantu hiherereye washoboraga kujya gusengera. Nuko nkajya muri toilette ngasenga Imana. Mu gihe gito rero nibwo nabatijwe mu Mwuka Wera. Muri 93 nibwo nabatijwe mu Mwuka Wera ku itariki 14 z'ukwa gatatu 1993. Ibyo rero nabishimye Imana, kuko Umwuka Wera noneho yabonye inzara mfite, yabonye inyota mfite, nuko araza abana nanjye, mbatizwa mu Mwuka Wera. Kandi nagira ngo nkomeze umuntu mubwire ngo iyo Mana yabikoraga kirya gihe n'uyu munsi iracyari muri business. Icyo uyifuzaho ugishakana umwete wakibwira yagusubiza. Rimwe na rimwe nubwo itaguha mu nzira ubitekerezamo, ariko Imana irasubiza, Imana iratabara. Ngiye yampaye ibyo nayisabye, yampaye kwiga mu mashuri yisumbuye, nawe yaguha ibyo uyifuzaho. Sinamenya ngo ni ibihe, ariko metode nakoresheje ni ugusenga, kandi ndizera, ndavuga niyo Mana niba koko itanga nanjye yabimpa, yarabinkoreye nawe yabigukorera. Kandi icyo gihe ubu ngubu wabivuga gutya kumva ngo se gutsinda ayisumbuye bivuze iki, ko abantu bose biga, ariko icyo gihe ntago bari abantu bose. Nawe rero iyo Mana yagukorera icyo ubona ko kidashoboka, kuko ni Imana y'ibishoboka. Ubwo mbese ngeze aho ngaho i Nyamasheke, kandi nongeye gusuza ab'i Nyamasheke, ndabakunda kuko niho amateka yanjye yatangiriye, kubatizwa mu Mwuka Wera, kumva Umwuka Wera ngenderera, impano z'Imana zitangira naho ngaho i Nyamasheke. Kandi nongera kuvuga ngo nta Imana itakiriza umuntu, nta Imana itagenderera umuntu, nta Imana itasanga umuntu, kuko nigaga mu kigo batemera ibyo by'Umwuka Wera, batemera iby'abaporo, ariko Imana yarahansanze. Kandi nagize ishyaka ryo gusenga, nta hantu Imana itagusanga. Nasengeraga muri toilette, ariko ntibyabuzaga ko Umwuka Wera aza akansanga. Nawe rero ushaka Imana, senga, ihererane nayo. Shaka, si ukuvuga ngo ukeneye ahantu special, ahantu heza cyane wicara ugasenga. Aho wasengera hose Imana yakugirira neza. Ndibuka igihe kimwe, ndasimbutse ariko wenda ndasubira inyuma. Ndibuka igihe kimwe nari ndimo ndi kugenda, ubu ngubu ndi Burayi, ndi muri Finland mu mujyi witwa Vasa. Ndibuka igihe kimwe nari ndimo ngenda nkora promenade, ngera ahantu mu ishyamba, nari ndimo ngenda, numva ko ngomba kuhahimbariza Imana. Ndibuka ko napfukamye aho ngaho mu ishyamba, mu byatsi, mu ishyamba nyine, ku nzira. Sinitaye ngo abantu ngo baravuga bati kuki asengera mu nzira. Numvaga ko aho hantu ngiye kwahimbariza Imana, ndapfukama ndahasengera, kandi numva Imana hari ibyo imvugishije kubw'icyifuzo nari mfite. Nawe nagira ngo nkubwire ngo ntago aho ugomba gusengera ahantu special, ntago ari ngombwa kujya mu rusengero kugira ngo usenge, ntago ari ngombwa ko ugira icyumba wibanamo wenyine kugira ngo usenge. Ahantu hose wahasengera, kandi Imana yahagusanga, Imana yakugenderera, Imana ibaha umugisha. Ubwo inzira y'agakiza rero narayikomeje, kandi n'uyu munsi ndacyabirimo. Igihe cyarageje ndiga ndarangiza, Imana iza kungirira neza, impa kujya gukomereza n'i Burayi. Kandi aho ngaho niho nahuriye n'umutware wanjye, ubu ndi umumama w'abana 4, kandi dukorera Imana twese mu rugo twahagurukiye kuyikorera. N'ujya kuri YouTube aho ngaho Urugi Rukinguye TV urasanga
turi twe na famiye yose dukorera Imana, kandi hari na byinshi tudashyiraho, ariko nagira ngo nkomeze umumama mubwire nti kunda Imana, toza abana gusenga, Imana izabagira neza. Kandi nagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese mu cyifuzo afite uko ashaka Imana, nuyishakana umwete uzayibona. Ngewe narayibonye kandi nagiye mbona benshi bayishakana umwete bakayibona, nawe yakugenderera. Imana ikugire neza. Rero bwari ubwo buhamya buto nari nkugejejeho, kandi ndizera ko hari icyo ngufashijeho, hari icyo nkunguyeho, kandi ngusengera ngo Imana nawe gusange mu utari kubona inzira ikwereka inzira, Mwuka Wera kugenderere, aho utabona igisubizo ubona igisubizo, yongera kuzeho nkuko yangiriye neza akampa ibirenze ibyo nayo nayisabye, nawe ikugenderere kandi kugirire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwami Imana, turagushimye ku bw'aka kanya. Navugaga kugira neza kwawe, navugaga kuri Imana ikora ibitangaza, navugaga kuri Imana iyo tugusabye wumva kandi ugasubiza. Ndasengera umuntu wese uri kwambuka ikibaya Mwami Imana, kugira ngo umugirire neza, umusubize. Umuntu uri guterera umusozi umuhe kurangiza amahoro. Umuntu wese ufite ikigeragezo runaka umuneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ufite icyo kwifuzaho Mwami Imana umusubize, umwereke kugira neza kwawe, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Data kugira neza abantu bawe, kandi ndasengera abarwayi, ndasengera abapfushije, ndasengera ababuze ababo kugira ngo bakomeze, kuko uri Imana ihoza amarira. Urakoze kugenderera abari bafite business ikaba iri kugenda nabi, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo business zabo zizuke, babashe gukomeza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abo umwanzi yateye mu ngo kugira ngo bagire neza, kuko uri Imana ubarwanire kandi ubaneshereze. Urakoze Mana, kuri Imana y'igitangaza, ukora nibyo ntabasha kuvuga, nibyo ntabasha gutekereza, kandi ugendera ubwoko bwawe. Senze nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.